byinshi ibitekerezo bitandukanye by'abantu ku mahirwe. Abantu bivuga mu buryo butandukanye, bamwe bakavuga ko amahirwe agusiga, ibyiza bikagusiga, ibibi bikaza bikwiruka inyuma, ariko buri muntu wese afite uko abibona. Ibyo ni ibitekerezo by'uko mwabibona, undi muntu wese yagira uko abitekereza, ufite uko ubitekereza n'undi afite uko abitekereza, nanjye hari uko mbitekereza. Hari ikintu nizera ko ibyiza bituruka ku bantu, then ibibi byose bishobora guturuka ku bantu cyangwa se ntibituruke ku bantu. Ni ukuvuga ngo ibyiza kugira ngo bikubeho biba bivuye ku wundi muntu, ariko ibibi niyo undi muntu atabigiramo uruhare byakubaho, cyangwa se yanabigiramo uruhare bikakubaho. Ni ukuvuga ngo ibibi bishobora kubaho bigizwemo uruhare n'umuntu cyangwa se ntibigirwemo uruhare n'umuntu. Ndizera ko mubasha kubisobanukirwa neza, kuko icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo kanguha urugero. Ubu ngubu uramutse utariye inzara yakwica, nta muntu ubigizemo uruhare kugira ngo inzara ikwice, ariko kubera ko utariye inzara irakwica ugapfa. Ariko iyo umuntu akwiciye aba ari icyago ugize cyagizwemo uruhare n'undi muntu. Uru rugero aho nduhuriza n'amahirwe n'ibyago, ni ukuvuga ngo bamwe baravuga ngo kimwe kiragusiga ikindi kikaza kikwiruka inyuma, ariko uko mbyizera, nizera ko ibibi bishobora kuza niyo waba nta kintu wakoze, biraza bikaza bigutunguye, bikaza utabishaka, ariko ibyiza iyo wabiharaniye akenshi kugira ngo bitabigeraho biba bigoranye. Iyo uharaniye icyiza at final uba ufite amahirwe menshi yo kukigeraho. Ntabwo uba umeze nk'umuntu utagize ikintu akora. Umuntu utagize ikintu akora biri automatically ko abasha kugerwaho n'ibibi, ariko iyo wahagurutse ukagira icyo ukora, ibibi ntabwo byakugeraho. N'iyo bikugezeho aba ari, navuga ko ari impanuka, kuko impanuka zibaho mu buzima. Hari igihe ibintu bigenda uko tutabipanze, ariko ntabwo navuga ngo ibibi biza bitwiruka inyuma ngo ibyiza bidusiga. Ushobora kubivuga muri ubwo buryo kubera ko urumva ibyiza kugira ngo ubashe kubigeraho no gukora, yenda ukavuga uko gukora ari ukubicezinga cyangwa kubyiruka inyuma, ariko bisaba gukora kugira ngo ubashe kugira ibintu byiza. Noneho ibibi byo niyo utakora birizana. Nuko mbitekereza ku mahirwe n'ibibazo, mbishyize mu ncamake navuga ko ibyiza bisaba kubikorera, ariko ibibi byo niyo utakora birizana. Uko niko nakwanzura mvuga nkurikije uko mbitekereza. Bityo rero nkaba nabakangurira gukora. Niba ushaka kugera ku byiza, haguruka ukore, haguruka ubikorere. Then niba udashaka kugera ku byiza, then ushatse wakicara ntugire icyo ukora. Ariko ndizera ko buri muntu wese mu buzima yifuza kugera heza, aba yifuza kugera ku bintu byiza mu buzima, kandi twese tuba dukeneye kugera heza. Niyo mpamvu tubyuka mu gitondo tukajya gukora, niyo mpamvu tubyuka tugakora ibyo dukora. Akenshi biba binatuvuna cyangwa se bitugoye, ariko tugahaguruka tukabikora kubera ko tuzi ko bizatugeza ku kintu cyiza. Tugahaguruka tukabikora kubera ko tuzi ko ari ikintu cyiza turi gukora. Iyo niyo mpamvu mvuga ko ibyiza mu buzima birahenze. Ibyiza mu buzima ni bya bindi bigoye gukora. Ntabwo ibyiza mu buzima ari bya bindi bizakorohera kubikora cyane ariko bitagize aho bikugeza. Ni ukuvuga ngo niba ukeneye kugira aho ugera, fata igihe cyawe, ukore ibintu by'agaciro, ibintu biri bugere aho bikugeza. Noneho ibyo bintu wakoze ari byo bikugeza heza. Ariko niba udashaka kugera heza, waguma inyuma, ntugire icyo ukora, just ukicara ahantu hamwe ugategereza ko umuntu azagukorera. Then niba ushaka ibyo ngibyo, niba ushaka gukora ibyo ngibyo, ndakwizeza neza ko nta hantu uzagera. Yani navuze mbere ku byo kuvuga ko ibyiza bituruka ku bantu. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose dufite mu buzima gituruka ku muntu. Niba ufite amafaranga wayagize kubera ko yaturutse ku wundi muntu. Ashobora kuba yaraguhaye kubera ko hari icyo umuhaye, ariko iyo nayo ni iyindi advantage y'abantu mu buzima bwacu. Naho ngo ibyo byiza byose bigenda bituruka ku bantu. Niba tuvuge kurya, niba urya, ndabizi abenshi turarya, nako abantu bose turarya, ariko twese ntabwo turi abahinzi. Naho ngo tubayeho kubera ko hari undi muntu ukora akazi ko guhinga. Twambara imyenda kubera ko hari umuntu ukora akazi ko guhinga ubudodo, ukora akazi ko kudoda imyenda. Naho ngo tubayeho kubera ko abandi bantu bariho.
umuntu umwe abayeho kubera ko undi ariho. Ibyo nabyo ni ibindi bintu byiza bituruka ku bantu. Ariko abantu baramutse badahari, turamutse tudakoranye n'abantu, ibibi bitugeraho ku bwinshi kurusha uko twanabitekereza. Uramutse ufashe umwanzuro wo kujya gukora wenyine, ukitandukanya n'abandi bantu, ndakwizeza ko ibibi byakuzira ntabwo wabona aho bikwije. Byaba ari byinshi cyane ariko ku buryo bikugora kubona aho bishyira. Nagira ngo nsobanure kuri iyo ngingo yo kuvuga ko ibyiza bituruka ku bantu, ibi bikaba bishobora kwizana gutyo gusa. Uramutse ufiteho ikibazo cyangwa igitekerezo, wanyandikira muri comment, ndagusubiza, then tukaganira. Ibintu byose ni ukuganira, ntabwo ari ukuvuga ngo igitekerezo cyanjye ngo haye kiri final, cyangwa se igitekerezo wumva kiri final. Ni ukubiganiraho, tukabyumvikanaho, then tugafata umwanzuro, then niba hari n'undi muntu ufite ikibazo tukamufasha, ariko twese tukagira same understanding, nibura tukaba turi kuri at least same level. So wamenya igitekerezo cyawe. Uramutse ufite ikindi kibazo wifuza kumbaza, ndasiga nimero yanjye muri description y'iyi video, then ukanyandikira kuri WhatsApp cyangwa se SMS, tukavugana, noneho tukabasha kuganira. Nyine turi hano ku isi kugira ngo twige ibyo tutazi, turi hano ku isi kugira ngo wigire ku wundi muntu, uri hano kugira ngo wige ibyo undi muntu atazi nawe ubashe kubimenya. Niyo mpamvu turi hano. Ndizera ko iyi video niba yagushimishije, wibuke gukanda like, kandi niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe amavideo menshi meza agiye kuzajya bageraho muri iyi minsi. Ndagushimiye ko warebye iyi video. Thank you.